Reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kwigana isomo ridasanzwe. Nyamuneka tumaze iminsi twarize intera enye, intambwe enye zibanziriza izindi muri muzika. Tugiye kubona rero ibintu bidasanzwe kuri uyu munsi. Hari abantu bagiye bakora imirangiro bakagenda barwana nabo, ariko ugasanga ibintu byagiye bibagora, mbese byagiye bibananira. Uyu munsi rero ndashaka kukwigisha strategy z'uburyo ushobora kuba wagira gute, uburyo ushobora kuba wakwishakira imirangiro wowe ubwawe ku giti cyawe ukurikije urwego rw'amanote baguhaye cyangwa se imyitozo baguhaye. Uyu munsi hari akantu twagiye tubona kandi nagiye bibabwiraho. Turaza kubona aka kantu turebye hano dufite iki? Dufite do cyangwa se ibiti wakundi tujya tubyita, dufite re, dufite mi, tukagira fa, tukagira so, tukagira la, tukagira ti cyangwa se si, tukagira na do. Aha ngaha mwibutsa yuko tuba dutangiye indi octave nshyashya. Hano rero ni ukuvuga ngo aya manote yose ukwayo nanze kwirirwa nshyiramo igipimo kugira ngo tutaza kubihuza n'igipimo, ariko mugomba kumenya isomo ry'ibipimo. Narabibabwiye narongeye mbisubiramo ku mwitozo nimero ya 4 nimwongera mukawureba neza ku muyoboro wacu wa YouTube Bufowe the Singers Team ibasha kubagezaho ano masomo mubona n'abamamariye. Muzabasha kugira gute, muzabasha kubonaho ayo masomo. Hanyuma rero hano tugiye kureba noneho iyi mirangiro ni gute ushobora kuba wabasha kwivumburira mu murangiro. Nta kindi kintu kiba kiriho rero, wowe ikintu ukora ugomba kubanza gufata ano manota. Nyamuneka biri kwiga ugitangira ubundi muzika ugomba kuba uzi do re mi fa so la si do si la so fa mi re do. Ibyo ngibyo ugomba kuba ubizi nk'indirimbo, ugomba kuba ubizi. Hanyuma rero ugomba kubifata neza. Do re mi fa so ukongera ukabuze no kubimanuka. Do si la so fa mi re do. Hanyuma rero ibi bintu bizagufasha neza kukwinjiza mu masomo tugiye kwiga. Uti bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo niba umuntu aje akakubwira ngo mvugira umurangiro wenda wa solo, kandi solo ntabwo usanzwe uyizi kuko ntabwo wari wabimenya, ntibyari byakuza mu maraso neza, ntibyari byakuza mu mutwe. Ikintu ugomba gukora ni iki? Uraza ugahera do re mi fa so. Uri kumva uwo ni umurangiro wa so. So niba umuntu aza agahita gutungura, wowe ushobora guhita ubyikoresha. So buriya narindi kubikora narindi kubikora muri njyewe, sibyo? Narindi kubikora nsoma ano manota, ariko noneho nza kugwa ku murangiro wa so. Niba umuntu azakubwira ati mvugira wenda umurangiro wa la, do re mi fa so la so la, ugahita umenya ngo la so re fa si so do si fa do la. Kubera njyewe namaze kubimenya, buri note yamaze kugenda injyamo, naho ngeze mbasha kugira gute, mbasha guhita nyimenya. Noneho wowe ikintu ugomba
ugomba kujya udiringa nacyo mu gihe ugiye gutangira gusoma muzika. Ikintu cya mbere iyo ukigera ku ndirimbo ubanza kureba ngo igipimo, ese indirimbo muhundwanota yacu dufite ni iyihe? Tukaza kureba dufite muhundwanota, hanyuma hari n'uruhe rufunguzo. Rero icyo ni icya mbere ugomba kwita. Uru rufunguzo ruragufasha kumenya amanota turi buze kugira muri ya muhundwanota yacu. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho ni hano ni ukuvuga ngo ni igipimo. Igipimo nicyo kintu cya kabiri ugomba kureba. Bampaye ikihe gipimo? Ese niba batampaye igipimo, amanota mfite muri bare de musique, muri muhundwanota ya mbere itandukanywa n'aka kantu na ya bare de musique na ya nsoza gipimo, amanota mfite ya mbere mo hano ni ayahe? Ayo manota afite ikihe gipimo? Afite ikihe gipimo? Niba batakimpaye afite akahe gaciro? Ako gaciro afite nakanganyisha n'ikihe gipimo? Ibyo ngibyo ukamenya. Hanyuma igipimo iyo kivuyeho uba ugomba noneho kumenya agaciro k'amanota cyangwa se ka buri nota ukwaryo, kuko ushobora gusanga ari inota rimwe ririmo cyangwa se ari amanota menshi arimo. Uba ugomba kumenya ngo niba ari amanota atatu wenda tuvuge arimo hano, aya manota atatu ko ariyo arimo hano, turayahuza n'ikihe gipimo? Kandi ko batubwira yuko wenda dufitemo igipimo cya kabiri kuri kane, turi bubihuze mu buhe buryo? Ni ayahe manota dufitemo ko dufite igipimo cya kabiri kuri kane? Niba ari kabiri kuri kane, birumvikana yuko hazaba harimo andi manota tutari twiga, kuko kugira ngo hajyemo andi manota, hano hajyamo amanota atatu, urumva yuko ntabwo ari ikintu kiza gute, ntabwo ari ikintu cyoroheje, sibyo? Hazaba harimo andi manota tutari twiga, ariko birashoboka yuko bishoboka cyane yuko aya manota atatu cyangwa n'arenze atatu ashobora kujya mu gipimo cya kabiri kuri kane. Hanyuma rero ikintu ugomba kwitoza, niba wamaze kubona urufunguzo, ukaba wamaze kubona igipimo, ukaba wamaze kubona agaciro k'amanota, ikintu cya kane kiba gisigaye nacyo cyane ni umurangiro. Umurangiro fatizo wa buri nota, ari nacyo turimo turigaho, aricyo turi kureba strategy y'uburyo dushobora kuba twakora umurangiro. Nta kindi rero wowe ugomba kujya ukora, ugomba kujya ureba ngo inota mfite n'iyi. Niyo utakwita kuri ibi ngibi byo hejuru ukaba ubiretse, ukabanza ukareba umurangiro. Do, fa, niba utari kwigera do, re, mi, fa, ariko ibi ngibi ntabwo tubifite. Dufite do, dufite na fa. Noneho wowe ugiye kuvuga bya bindi byose kugira ngo ugere kuri fa. Do, re, mi, fa, do, fa. Uri kubyumva? Noneho ugiye kuva wenda kuri fa, ugiye kuri do wenda hejuru. Fa, do, fa, do, fa, do, fa, sol, la, si, do. Uri kumva ndacyari hahandi, ndacyafite ya do y'umwimerere. Fa, sol, la, si, do. Twaje do, tugiye kujya kuri do yo hejuru. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
turava muri do tujya kuri do yo hejuru. Do, re, mi, ibyo ngibyo ubwo buryo ugenda ubyitoza ubikora inshuro nyinshi, uraza rero ugahita ubihuza cya gipimo ugahuza rero buri nota n'agaciro karyo, ubundi warangiza ugakora iki, ugakora imirangiro yawe, kandi ibintu biba byoroshye nabisiye. Ibi ngibi rero wamaze kumenya bizagufasha kumenya amasomo mashya tugiye kwiga, sibyo? Tugiye kwiga n'amasomo mashya azajya adufasha gutandukanya amanota nk'uko nari ndimo bikora. Niyo mpamvu hari ibintu nagiye bigisha kugira ngo fata umwitozo niba uri kuwiga ongera uwuhere inyuma wongere ugaruke. Biriya rero ni bimwe mu byagufashaga kwitoza indi masomo mashya tugiye kubona mu gihe kiri imbere. Nizere yuko rero iri somo ribashije kugucengera, ni ubwo buryo ushobora kuba wajya wishakira umurangiro n'ubyitoza cyane, ndabizi ko ari ibintu bizagufasha. Ndabashimiye rero uburyo twabanye, nizere yuko mukomeje kugubwa neza, mugire ibihe byiza kandi musharinge amasomo agere kuri bose, ubundi twige muzika kandi tubashe kuba isoko y'ubukristo. Murakoze cyane rero, Imana iturinde. Ciao ciao.